Inshuti bavandimwe turabaramukije, bamwe mwiriwe abandi mwaramutse bikurikiranye naho buri wese atuye ku isi hatandukanye. Twongeye kwishimira kubana namwe kuba dukurikiranye, murabizi harya hasanzwe ku nshuti yanyu Gikundiro TV. Murakaze neza, turabegereje ngo dukomeze tubane nkuko musanzwe n'ubundi mudushikira mukadukurikira ndetse mukadufasha mu buryo bumwe n'ubundi, haba mu biganiro mu nkunga zitandukanye. Nkuko twari twabisezeranye, twari twavuze ko tuzofata undi mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana hamwe n'umutumirwa wacu. Byashoboka ko hariho abamuzi n'abatamuzi, ariko kandi araza gufata umwanya twibwire. Gusa hariho ibintu bigera kuri bine yatuganirije, byose byarimo biganisha yabyise mu rwego rwo kuba ari imfunguzo ziri umuntu yakoresha kugira ngo abashe kugira kwizera gushikamye cyangwa gukomeye. Rero kugira ngo mbibutse gatoya, yari yatuganirijeho trusting, kwizera Imana cyangwa kugirira Imana ibyiringiro. Indi ntambwe ya kabiri yavuze hejuru yo gusenga. Rero izo zose yarasobanuye, kuba bishaka n'ubundi babikurikirana birahari hasi, ariko kandi hari izindi ntambwe natwe tutaramenye. Rero dutega amatwi kandi dukurikire kugira ngo bize komeza kuturyohera. Rero murakaze, muhaye ikaze. Cyongeraho nawe mutumirwa wacu, turakwishimiye kongera kubana nawe muri studio y'Igikundiro TV. Urakaze neza. Murakoze. Nkuko n'ubundi bisanzwe, wabanza ukibwira abadukurikiranye ndetse ugaza gufata n'umwanya wo gusenga uragize Imana iki kiganiro, hanyuma tugakomeza. Karibu. Murakoze cyane, turashimye. Amazina y'ibyishimo Kabuye, uko twabivuze ushize, Imana duhamagariye kuyivugira umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze cyane, ndumva twakwinjira umwanya wo gusenga kugira ngo tuze gutanga ikiganiro cyacu. Turagushimira Mwami Yesu, turashimira izina ryawe rikomeye, umugoroba mwiza duhaye wo kuganira ijambo ryawe. Abadukurikiranye n'abo twicaranye bose bazamubwira mu ijambo ryawe ritubereye imbaraga, kuko iyo tubivuga aba ari iryawe Mwuka Wera uri ushaka imitima y'abantu, kandi gira umusaruro ukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Abazaryumva rero n'abarimo baryumva bose, abazarikurikirana n'abarikurikiranye, abo bose bizabagirire umumaro mu mitima yabo. Sande yuko ukomeje kubana natwe kugeza umusozi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, kandi umutumirwa wacu urakoze cyane, Evangeliste Bishim, Imana igumugisha. Rero hawe ikaze, umwanya ni uwawe kugira ngo tugeze icyo Imana igutekereye cyangwa iguhaye kugira ngo tuganirize. Murakoze cyane. Naje nabakiriye mu ijambo ry'Imana nk'uko abadutumiye babivuze. Ubushize twaganiriye ijambo ry'Imana mu minota ko abantu bagiye bayikurikirana. Barimo tuganira ijambo rivuga hejuru imfunguzo zitanu, ariko rumwe twaje kuruhuza mu kurushyira mu rwinjiza mu zindi ziba zine zishobora guhesha kwizera k'umuntu ufata ku rufatiro rwiza. Twaganiriye yuko kwizera ni ijambo rikomeye rinini cyane, abantu bagenda basobanura mu buryo butandukanye, ariko kandi ari nabwo buzima umukristo akwiriye kubamo. Baje gusanga ubuzima bw'umukristo iyo butarimo kwizera, iyo butubatswe kwizera, aba ari ubuzima budafite ifatiro. Igihe icyo ari cyo cyose umuraba ushobora kuba mwinshi, umuntu arashobora kuburaho afatira. Ariko iyo umukristo yubatse ku buzima bwo kwizera kuri muri we, mu buzima ubwo aribwo bwose, mu ihari ye yose, aba akomeye kandi abafite imbaraga. Izo ndi tubitindamo twaraganiriye mu buryo ninabuzo n'ubundi dukomeje kuganiraho, kuko twaganira intambwe zitatu, hasigaye n'ubundi zibiri, ariko kandi no twayihujemo ziba zibiri, kuko gusigaranye zibiri. Rero ndabakiriye cyane. Turiye haruguru bukeya twavuze ko kwizera, umwanditsi w'Abaheburayo yarabyanditse neza, aravuga ngo kwiringira udashidikanya yuko ibyo wiringiye bitazabura kubaho.
ariko umuntu naje kuyiha ubundi busobanuro uvuga ngo kwizera ni imbaraga Imana iziha umuntu yizeye inshuti yayo wabanye wagiranye inshuti nayo, iyo ije kumuhemba kumuha kado icyo twakwita gift mu rurimi rw'icyongereza, izimuha kwizera. Ni imbaraga Imana izizikana mu mutima w'umuntu, umuntu akazabaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi kandi bari mu karere kamwe, bari mu kibazo kimwe, bari muri teri imwe, ariko rero uburyo ki bakoze bagaragaje ubutwari muri cya kibazo barimo, ugasanga umwe afite imbaraga zirenze iz'abandi, aratekanye, aratuje, nta kibazo afite. Noneho kwibutse kubera iki runaka we akomeye, ni kiba kirimo kimuhesha kumera kuriya kandi abandi bacitse intege. Ibyo mu by'ukuri abantu bashaka kuzibaza benshi kubera ko iyo hari wenda ni ubuzima usanga abantu babayemo, hari aho ubwira ukumva wamanutse, ariko wazurira mugenzi wawe muri kumwe ukabona we arashikamye afite imbaraga. Ukibaza niki kirimo, ni irihe banga iyo afite yindi ritandukanye n'ibyo wewe wubatseho? Si ikindi nuko aba yarafashe ubuzima bwe akabwubaka ukwizera, kandi uko kwizera aba yubatseho si ukundi, ni imbaraga Imana iba yarashize mu mutima we mu buzima bwe, ikaba ari igenga ubuzima bwe. Yaza agenda akagenda binyuranye n'uko abandi bagenda, ndetse yanavuga akavuga bitandukanye n'uko abandi bavuga, ndetse n'ubuzima bayeho ukabona bufite itandukaniro n'ubw'abandi. Uko kwizera bivuga ngo ukeneye kwizera, banza ufate ubuzima bwawe ube inshuti y'Imana, Imana ikugirira icyizere, nawe uyigirire icyizere, ubuzima bwanyu bube buri kumwe, ubuzima bwawe bube buri kumwe n'ubuzima bw'Imana, uturanye n'Imana, ubana nayo. Iyo igiye kuguhesha rero ikintu kizatuma mukomeza kubana nayo, bizigushiramo imbaraga yo kwizera. Nagira ngo rero duhite twinjira mu ntambwe yindi, mu rundi rufunguzo ariko dutangiriraho uyu munsi, urufunguzo ruhesha kwizera rero gukomera. Uko kwizera kwashizwe muri wewe ni nako kubeshejweho n'ibyo kurya. Ntabwo kwizera gupfa gusa kubaho ngo ukomeze kubaho kwa kundi kwagaye muri wewe, iyo Imana yagushize mu kwizera haba hasigaye wowe kukubera amaso kugira ngo ukunde ukomeze kuzana imbuto, kuzana ubuzima, impinduka mu buzima bwawe. Ibyo reka tudite kwizera ku giti. Niki kwizera ushobora, niki kwizera guhagazeho kugira ngo ukunde gukomerera mu muntu. Wowe uzita ifunguzo, wowe uzita ibigaburira kwizera, uburyo bwose washaka, tayito cyangwa se imitwe y'amagambo wabiheza nawe wabikora, ntacyo bitwara. Uyu munsi rero turahera ku ijambo rivuga ngo ni ukubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Mu cyongereza baravuga to live out his word, ni ukubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ni imvugo yayo idahinduka. Ni ukuvuga ngo abantu bakunda kwibaza cyane iyo abantu bavuga ngo ijambo ry'Imana rihinduka, ibyo Imana yavuze ntibihinduka, ni kuko na Bibiliya bivuga ngaho kugira ngo ijambo rya inyuguti imwe ngo ikurwe muri Bibiliya gusa n'ijuru byokurwaho. Ubundi ijambo ry'Imana niyo Mana, kuko kugira ngo twe tumenye Imana nuko tuzi ijambo ryayo. Utazi ijambo ry'Imana ntazi Imana, ariko umuntu uzi ijambo ry'Imana ni nawe uzi Imana, kuko Imana kwitandukanya n'ijambo ryayo ntiwabishobora, tubikunda, ntayo turabona kandi naho ituye ntiturahamenya, ariko kitubwira aho ituye n'iyo ariyo. Haleluya. Ikitubwira aho ituye n'iyo ariyo ni ijambo ryayo. Iyo umuntu rero wamenye Imana abayeho ubuzima bufite ubusabane, cyangwa se abayeho ubuzima bw'ijambo, kwizera kuri kuza kurembeka cyane, ugakomera, ugafata urufatiro rwiza, umuntu akazagenda waza umureba uko agenda n'ahagenda n'ibyo akora, uko aba turiya muntu afite itandukaniro n'iby'abandi. Haleluya. Turabisanga mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice ni 4 umurongo wa 4. Tuze kwasoma uko bizaba byiza iyo abantu baganira ijambo bamaze gusoma, bizaba biruta gusa, biruta kwifuza. Ibice 4 umurongo wa 4, haravuga ngo aramusubiza ati, handitswe ngo
umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Amen. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Uyu ni Yesu warimo gusubiza Satani, ubwo Satani yari amugerageje amubwira ibyo, kuko abantu benshi turabizi ibiganiro bagiye bakorana. Satani agerageza Yesu ari mu butayu asenga. Yesu yamubwiye ijambo rikomeye ryiza, ari narwo rufatiro rwiza rw'Abakristo, ari narwo mutwe turimo tuganira. Ubuzima bw'umukristo butunzwe n'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu abayeho ubuzima butatunzwe n'ijambo, ujya mu muntu biroroshe ko Satani ashobora kumutwara iyo ashaka, ndetse akamukoresha ibyo ashaka. Hari ikintu nari gusobanukirwa gikomeye. Wari uzi ko Satani ashobora kumukoresha ibintu udashaka, ariko kubera ko nta rukingo ufite, nta mbaraga impesha kumurwanya muri biriya yaje kunteramo, ngakora kimwe n'icyo ndashaka, bimwe ndashaka usanga byari ibyo mvuga bifite ubuhamya bwinshi cyane. Kuko hari igihe ubuzima bwanjye nicuza nkabati why have I done this, kubera iki nakoze kino kintu, ariko bikaza kuza nyuma namaze kubikora, avuga ati kubera iki bikoze. Nta yindi mpamvu. Impamvu nimwe nuko utawufite indi mbaraga ikwimira igufasha kurwanya cya kintu wakoze kandi utarukeneye kubikora. Satani aratuzi kandi aradusobanukirwa kuruta uko twebwe ndetse dushobora kuba twisobanukirwa. Iyo azi ko umuntu yitwa izina ryo kuba ngo yamenye Imana n'uw'Imana, ariko yamureba ikamusanga nta jambo rimubamo, ntabayeho ubuzima bw'ijambo ry'Imana, biroroshe ko anytime ahariho hose, any situation waba urimo, Satani yagufata akakwiza hasi kandi akakujana wowe utanabishaka. Ariko dore ikintu gishobora kugufasha kuvandimwe inshuti tuganira, gishobora kuguhesha imbaraga zo kunesha icyo kintu. Haleluya. Gishobora kuguhesha imbaraga zo kunesha icyo si kintu, ni ukubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Ubwo ubuzima bukomeye, iyo ni imbaraga iguhesha kugira umutekano w'aho waba uri hose, ibyo waba uri gukora byose, n'akazi waba uri, dore ko ndetse hari utuzi tumwe abantu bakora, ariko ugasanga tubahesha gukora n'ibyo badakunze gukora, batari bakeneye mu buzima bwabo. Hariho umuntu nigeze kuganira nawe, nimwe ivuga ko ari mu rwego rwo gusarura. Amen. Ndamaze se kubera ko urimo ukora ibi, kuba ukimigurisha yari mu buzima bw'uburaya, kubera gufata umubiri wawe ukawugurisha ukawuheza umuntu wese utambuka. Arambwira ngo ahantu urimo nkora nta buryo muhaba ntarimo nkora ku kazi, kandi nibeshe nkabyana n'akazi ntukavamo. Nta kindi kintu gishobora kugufasha ufite umuvandimwe mu kazi urimo ukora aho uri hose, kugira ngo Satani atagukoresha ibyo ashaka, ni ukubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ibirungo byose, rifite ubuzima bwose buhesha umuntu kumenya aho akwiriye kuba n'icyo akwiriye gukora, ndetse n'aho akwiriye kubikora, kandi ndetse akanakibona n'igihe abantu batazi kwiyoboka aho babona cya kintu ushaka gukora. Ijambo riza rirarema, ijambo riza riremera umuntu icyerekezo adafite icyerekezo. Bivuga ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo Yesu. Imana ni ijambo ni Imana, kandi iyo umuntu atunze ijambo muri we aba afite ubuzima, afite imbaraga. Ari umwanditsi wa Zaburi niwe byanditse nawe, igice cya 119 abivugaho neza ku murongo w'105. Reka rero nza gusoma nawe tuze kuhaganira twahasomye. Zaburi 119 umurongo w'105 nawe yavuzemo ijambo rikomeye yo kubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Yaranditse aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje. Sizi ko wabumva ariko. Haleluya. Ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanje, ni umuco umurikira inzira zanje. Iyoje wari uzi ko tutazi iyo tuje, ikiza kitoje kumenya aho tuba tuje ni ijambo ry'Imana. Ubu twese ubona abantu babaye uri kumva imvugo ubunyira abantu bafite benshi, n'imvugo ivuga ngo nta cyerekezo, ntawe uzi iyo imbere ejo twatumenye ko bameze bitewe n'iki isi kirahinduka. Abanyabwenge bakomeye baba bamenya kugera isi, bazi isi yaje, bahagaze kuri vora ariko tubazi isi yaje. Ikiza benshi umuntu kumenya iyo tugana niki ni ijambo ry'Imana.
iyo wabayeho ubuzima bw'ijambo ry'Imana, umuco, ijambo ry'umuco riza rikumurikirana. Iyo umuntu agenda mu mwijima ariko afite itoroshi, afite ikimurika, afite umuco, agenda atunga imbere ye, aza agenda adasitara, kandi uri inyuma ye uri mu mwijima agasitara ahandi yaciye atasitara. N'imbaraga n'umuco uramurika kandi ugatuma umuntu atagenda mu mwijima. Niba ubuzima bwawe bufite akajagari ko kutamenya iyo wava n'iyo wawuja, sikini nuko nta jambo ry'Imana kuyobora. Ariko simpamya ko abantu bose bayobowe n'ijambo ry'Imana bamenye iyo bava, bamenya n'iyo baja, kandi bagerayo amahoro kuko ntibagarukiye mu nzira. Iyo umuntu agenda rero adabayeho ubuzima bw'ijambo, ntazamenyera n'ibyo akora, ibindi byose arakora, ntagira ikintu kimuhesha kumenya gutandukanya ubuzima bwe n'ubuzima bupfuye. Ariko umuntu atunzwe n'ijambo ry'Imana n'imbaraga. Ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo. Nta kintu gishobora guhindura. Habe n'ubwo isi izohaguruka, nubwo abanyabwenge bafite abarimo bashaka guhiga isi, barimo barashaka no gupfobya ijambo, guhindura imirongo imwe ya Bibiliya, ndetse bazogera n'aho bayifunga ntibatwemerere kuyisoma, kuko barabizi ko nituyisoma tuzamenya. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana agira kumenya. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana amenya ibyo akwiriye gukora, amenya uko akwiriye kubaho, agira imbibi, amenya ngo aha ngaha ndahemerewe kuhaba, ariko hasi nemerewe kugushika ibirenge bwanjye, nemerewe gukanirira aha, ariko ntinemerewe gukanirira hariya. Ariko iyo umuntu abayeho ubuzima buyobowe n'umwijima, akora n'ibyo adakunze, bimuteye n'isoni. Icyo nkunda ijambo ry'Imana ni umuco, riza rihesha kumenya ibyo akora n'ibyo adakwiriye gukora. Icyo rero turimo tuganira n'iki? Kubaho ubwo buzima rero bw'ijambo ry'Imana n'imbaraga ikomeye ishobora guhesha umuntu kumenya, kwizera kwe ugakomera. Kwizera kugaburirwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Kwizera kuza kurya ijambo ry'Imana. Ko usanga umwana mutoya ni muto, ariko afite imbaraga zirenze abasaza, afite ukumenya kurenza kw'abasaza. Bibiliya ni kuvuga ngo umuntu uri muri ijambo ry'Imana ngo azagira abasaza inama. Ubundi abasaza bwa n'abanyabwenge, nta muntu ufite ubwenge kumenya kurenza kw'abasaza. Ariko ngo iyo umuntu yamenye ijambo ry'Imana, ngo nubwo ari umwana mutoya, ngo azayicara mu nama y'abasaza akabagira inama, bagatega amatwi bakamwumva kugira ngo abagire inama. Haleluya. Nta kintu ni ijambo ry'Imana. Iyo utuzwe n'ijambo ry'Imana ntabwo ugira. Nta kintu cyotera umuntu ubwoba utuzwe n'ijambo ry'Imana. Habe dushingira ku buzima bw'intumwa. Intumwa zabaye ijambo rya Yesu. Ijambo Yesu yavuze ku buzima bwabo riraza riremeka muri bo, baribaho, barigenderaho kugeza n'ubwo bageze igihe cyo gutotezwa. Kurategera bamwe barafatwa bashirwa mu mapurizo, abandi baratangira baratemagurwa, ariko nta kintu cyigeze kibatera ubwoba namba, kuko bari bafite imbaraga zikomeye, bari bafite ijambo rimira imbugita imipanga, barimo batemeshwa. Abantu bakabona barimo bapfa, ariko bafite ikindi kintu kitarimo kumwumvisha urupfu ruteye ubwoba. Kugeza n'uyu munsi umubano w'urupfu ruracyaduteye ubwoba. Dufite ubwoba bw'urupfu, ariko dore iyo umuntu yatuzwe n'ijambo ry'Imana ntazatinya urupfu, kuko urupfu uzanurwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizahesha umuntu gutinyuka ikintu icyo ari cyo cyose giteye ubwoba mu buzima bwo kubaho yewe. Niba ufite ubwoba, isuzume urebe ko wubatse ku buzima bw'ijambo ry'Imana. Nusanga atari ibyo wongera usubiraho, ufite umuvandimwe izagufasha kandi izaguteza imbere, usanga ubayeho ubuzima abandi bifuza kubaho. Niba ukeneye kubaho ubuzima abandi bifuza kwigiraho, genda witoze kubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Uzagira abantu benshi ibihumbi biteye ubwoba bifuza ngo iyo nari meze nk'ubu. Uzi ko ubundi twese ntawe udakunda kumera neza, twese tubayeho ubuzima bukeneye kwigirwaho, kugenderwaho, ariko nta kindi cyo gufasha ushinzwe kubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Wowe udutegera, wowe turimo tuganira uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ngo ongera wubake ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, nibwo uzakomera, nibwo uzagira kwizera kwawe, nibwo kuzafata icyerekezo cyiza. Haleluya. Gatoya nko guciye mu ijambo, hari utuntu twinshi nkomeje kwibaza muri njyewe. Reka wenda ntubaze kugira ngo usobanukirwe ibyo nkumva neza, ariko kandi ubwira undi wese uzakurikira ikiganiro azabashe gusobanukirwa neza. Rero wavuze ko ijambo ry'Imana rigereranyije mu bintu nka bibiri numvishe bikomeye. Warigereranyije n'ibyo kurya, urasubira rigereranye n'umucyo. Ku bijyanye no kuba ari ibiryo, ijambo ry'Imana kuba ari ibiryo bigaburira kwizera. None se nk'umuntu utarize
utazi gusoma utazi kwandika ariko akaba ari umukristo kandi inzara y'ubukristo cyangwa yo kwizera yizeye binyuze mu kumva igomba guhazwa n'ijambo ry'Imana ahora asoma rihora rimwigisha rihora rimuyobora ariho still bifatira aribyo bishobora kumubera umuco umumurikira inzira ziwe zose agenda anyuramo. None se umuntu iwe ubuzima bwiwe buzayoborwa n'iki ko numva ijambo ry'Imana ryabaye umucyo? Icya kabiri, uyu muntu inzara yiwe afite ashonje yo mu buryo bwo kwizera izamarwa n'iki ko atazi gusoma atazi no kwandika? Urakoze. Bagiye akabazo kibazo kitoroshye ariko kandi cyiza. Mateka y'abantu bakiriye umwuka mbere bakiriye gukizwa w'Imana yazanye ubutumwa abantu barakizwa abasaza abakecuru ko tugenda twumva amateka mbere. Umwuka yabigishije gusoma kandi utazi gusoma. Umwuka w'Imana abigisha gusoma, bamenya gusoma batarize gusoma. Icyo ni igihe cyane kuko nta masomo yari ahari kuri bamwe. Kandi Imana ishaka kubakoresha, Imana yababonyemo umutima ukingutse wo kwikorera. Birangize ibaha kumenya kwa ibamanuramo kumenya gusoma. Barasoma barabimenya. Iyi generation turimo tuganira nayo abenshi ariyo turimo. Ni bato batazi gusoma. N'utazi gusoma ukiri muri generation harimo inama zibiri muhezi. Imwe ni ukwiga gusoma kuko biroroshe kandi birahari. Umuntu wese wifuza kumenya gusoma hariho amakosi menshi atandukanye. Agende yicare yige gusoma, bamwigishe gusoma no kwandika abimenya. Aranariza n'ubu dufite icyo bita ngo ni adult learners education. Gusoma ko bakuze umuntu ashobora kwiga gusoma n'indimi zose ukende kuzimenya nyine ibintu bizira zo kuzimenya kandi bigoye cyane. Kandi ni byiza ko umuntu abazi gusoma no kwandika kubera ko ijambo ry'Imana nyine biroroshe ijambo nyine ko umwuka kongera kumanuka ubwo bukene bwo kutiga nta mwuka n'atubonaho nyine. Watangire yigishe iyi generation yacu kwiga gusoma no kwandika yarabitanze mu buryo bwo kwiga amashuri arahari bagende biga abantu bose biga gusoma. Muri mu bantu bakuze barimo dutegera badafite ayo mahirwe yo kumenya batazi gusoma no kwandika ariko kandi bakijijwe hari ibyo bari muri munsi barakumva. Turashobora impumyi hari umuntu ushobora kuba afite ikibazo cy'ubumenyi ariko yumva urategera kandi nawe ushobora kuzadukurikirana. Uwo nguwo azahazwa n'ireme ariko yumva kuko umutima ubwonko bw'utabona ariko bwumva buzi gufata icyo umuntu yumvishije ntibukire kumva. Sinzi ko wumvishije buzi gufata. Imana ni umuntu mu buryo buhambaye cyane. Nta kintu na kimwe umuntu azoza kubwira Imana ngo jewe nuko nari meze kandi ngo wowe bikose. Uburyo bwose umeze uko uteye kose uko umeze hari inzira Imana yagenye yo kuyimenya nawe ukayimenya. Utumva arabona arashobora guhabwa gusoma. Imana irashobora kumenya kumenya gusoma. Utabona ariko wumva afite capacity mu bwonko ikomeye cyane yo kumasha gufatira impamvu bikazamubera imbaraga n'igihe abandi batabavuga akazatungwa n'iyo yumvishije atarimo basha gusoma. Tahisi ifite izi Satani afite inzira nyinshi zo kudukura ku Mana ariko abantu bonyine nibo bamwiha. Ariko uburyo bwo kuyinesha no Yesu yaravuye mu bani Satani nawe azabahunga. Ntabwo ari kumwemera agaza kwicara iruhande. Iyo wemereye Satani schemes of Satan zikicara iruhande agatanga gukora iruhande rwawe afite uburyo bwinshi bwo kunaniza. Ukuri kumunesha mugwanye uhagurutse uzinza amaboko apana kumusekera. Satani cyo ayisekera. Iyo wireshwe no gusekera Satani nicyo gihe aza kumena aza gutubara amaso. Samson yasekera aramusekera buke amusekera ngo Delila amutoboreshira amaso. Ariko yamenya ko neza ikibitsanya afite ko cyo Delila Satani yahigira muri ikoresheje Delila. Samson ntabaremeye kubwira ibyo nani Delila ibanga ry'Imana muri. Amen. Umusomero rero sinzi ko bisobanutse ariko kandi bivuga ngo utarize yige umusaza uzogukurikirana cyangwa se umuntu uzagukurikirana utagifite amahirwe yo kumenya gusoma wawumva iri turimo tuvuga rizamubera imbaraga z'umutunga.
gatoya kandi kuri icyo ngicyo ndashobora kuba wenda kubera ko hari abantu benshi twagiye tubana mu buryo butandukanye kandi ugasanga abantu babana n'ubumuga bumwe n'ubundi bugiye butandukanye. Umuntu w'impumyi cyangwa umuntu ubana n'ubumuga bwo kutareba afite amahirwe rwose yo kumva. Uwo nguwo birashoboka ko yakumva ijambo ry'Imana binyuze mu matwi yiwe. Hakabaho uwitwa ngo abantu n'ubumuga bwo kutavuga. Uwo muntu afite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana binyuze mu gusoma. Ariko kandi hariho jewe abantu nigeze kwibonera barenze umwe afite ubumuga bw'amaso, mbese ubumuga bwo kutareba, afite n'ubumuga bwo kutumva. Uwo muntu Imana ntiyaba yaramurenganyije. Cyo ni ikibazo. Icya kabiri ako bantu subiye ngicyo ndasubira mu basiki. Umuntu utumva kandi utabona. Kandi akeneye ijambo ry'Imana kugira ngo rimuhaze. Akeneye umucyo w'Imana kugira ngo mumuriki. Kandi ni ijambo ry'Imana byose. Ese uwo muntu Imana ntiyamurenganyije. Kandi afite ubwenge buzima bwakabifashije zose. Imana ifite uburyo kezenze system yo kubaho kw'abantu. Tutobigiraho inama ariko kandi tutagaye. Kuko Imana ntizikora ikintu kibi. Icyo ikoze cyose kiba gifite impamvu yacu. Umuntu wagiriwe utaragira amahirwe yo kumva no kubona ariko kandi yarakira Umwami Yesu muri we. Urategera uwo muntu biroshe ko Imana itazamucira urubanza ruhwanye n'ibyo uzumva. Kuko hari Imana zo tuziza nacyo bituma biri zivuga ngo tuzakirwa imanza zitandukanye. Ntabwo Imana zo ducira imanza zimwe twese. Izo ducira imanza zishingiye ku muntu ko imuzi nuko yabayeho. Ubundi zikamuziza ngo nguse kutumvaga cyangwa utabonaga ngo umenye. Ibyo Imana ikora ni imuha umutima wo kumenya. Hari umuntu utarabonaga umunsi umwe Yesu wari gutambuka. Barabaza ngo se uwo ni ko mpamvu muri ya umuntu usaba uwo ni baramuka ngo ni Yesu mwene Dawidi. Warangize Yesu amugeze hafi ararangurura aravuga ngo Yesu mwene Dawidi girira neza. Babarira. Urategera? Yego. Yesu aramutambuka asa n'umwirengagijeho wagera imbere aravuga uwo muntu ko yakomeje gusakuza ninde? Baramubwira ngo iyo ni yampumyi itura hariya ku nzira ngo muri sakuza. Nimugende muyiza. Yesu amubwira neza arabona. Uyu utumva utavuga we kandi utabona nawe hari uburyo Imana yagenye bwo kumwegera no kumwimenyekanishaho ubwayo. Kuko ndateganya ko uw'Imana izi muri babandi yavuze ngo data w'uwampaye ndabafite nta n'umwe uzigera ava mu kiganza cyanjye. Niyo kubyumva neza. Nta n'umwe wabankuramo. Nimba uyu muntu ari muri bano bantu bari aha ngaha mbabukuru. Sibyo? Uyu muntu afite umutekano, afite assurance ko wese aramuzi kandi Yesu afite uburyo bwo kumukiza urubanza rwiwe ruhuye n'ubuye umuntu wirengagije kandi azi gusoma kandi azi kumva. Ko mbyumva igisubizo ntanze ni uko mbyumva. Ko mbyumva ariko kandi twese bagomba kubikora no muri bushakashatsi. Iyo umuntu yumva aba afite amahirwe yo gukomeza. Iyo umuntu azi gusoma kandi aba afite amahirwe yo gukomeza gukora ubushakashatsi no kumenya ijambo ry'Imana indibu. None se buriya tugaruke urakoze cyane kubw'ibisubizo mbaje gushima. Tugarutse kandi nyuma gatoya buriya umuntu uzi gusoma kandi wumva wenda umuntu uri mu buryo buzima busanzwe buri normal ariko ugasanga ijambo ry'Imana ntariho agaciro, ugasanga mbese Imana wenda ashobora kuba yumva abantu bayivuga gutya gusa n'akanwa ariko iwe ntacyo wamubaza ku Mana icyo azi hejuru y'Imana ngo ushobora uwo muntu wumuvuga iki? Umuntu wirengagiza. Niba nabyita kwirengagiza, niba nabyita iyihe mvuga, ariko gusa usanga ubuzima bw'ijambo ry'Imana cyangwa usanga ubuzima bwo kwita ku kumenya ijambo ry'Imana nta umubamo. Uwo muntu wamuvuga iki? Uwo muntu ko ari byo somo turimo ryo kuvuga ngo kubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Uwo muntu afite kwirengagiza muri we. Niba we biyengagije agakiza. Na Bibiliya bivuga abagakiza kaziye barakanze. Kugeza Yesu yahaye amahirwe abandi batari bagakwiriye, batari barakagenewe. Katari kaziye, batari banyirako. Aravuga ngo ubwo abangaba bakanze n'abandi kugera ku mpera y'isi
bagira amahirwe yo kugahabwa. Kwirengagiza iteka ryose riteza umuntu ingaruka z'ico kintu yirengagije. Umuntu ntacyo namutindaho cyane, umuntu wagira amahirwe yo kumva ariko akirengagiza icyo arimo yumva, uwo muntu afite igihano kingana no kwirengagiza kwe. Kuko nanjye sinzi ko biteye, ariko Imana izaca urubanza ifite uburyo yasetinze urwo rubanza rw'abo bantu nabo. Icyo tubifuriza ni iki? Ni uko badakwiye kubaho ubuzima bwirengagiza, niba ugira amahirwe yo kumva ariko ukaba utemera icyo mwumva, do some research. Kumenya ko Imana muri twe gusa twabiganira nabivuzemo, Imana tuzereza mu buryo bukomeye cyane bwo kumenya. Iyo umuntu agira amahirwe yo kumva ijambo ariko akumva ntabwo aryemezanya n'uko barimo barivuga, yemezanya na wa murongo ujya mu muntu arimo ari heza. Go and do deeper research. Genda ukore ubushakashatsi bwimbitse buguhesha kumenya neza iri jambo aho rivuye n'icyo riganishije ku buzima bwawe wowe waryumvishije, kuko hari amahirwe Imana iheza umuntu wese. Aya mbere no kumva. Iyo umuntu yumvishije akwiriye kwicara agakora ubushakashatsi bwo kumenya icyo yumvishije aho bishaka kumuganisha. Kandi iyo niyo mbaraga dukwiriye gutera twese, niyo ntambwe dukwiriye gutera yawe. Nugira amahirwe yo kumva ikintu kumva ntiwaba ushumva uko ntucemere uko bakivuze, ariko kandi nta bundi buhamya bwinshi ubifiteho cyane. Go and do personal research. Akandi kabazo kunganira dukomeje kunezerwa ariko haleluya, amen. Hari kwisi yose hariho abantu n'amoko uyu munsi wa none bivugwa ko batarumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bari mbese bagosisi, kuko bagenda bagereranya ku kigereranyo cy'imibare bakavuga ati miliyari 8,000 zituye, miliyari 8,000 zituye isi nimba ntibeshe 2,500 n'imisago nibo bonyine bumvise izina Yesu Kristo. None si uyu muntu wenda nimba ari muri abo bantu batarizera ariko kandi akaba ataragiriwe amahirwe yo kubasha kwiga, uyu muntu ntiyagize umugisha wo kuba yakumva ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni ibiryo, ni umuco. Uyu muntu we ari mu kihe cyerekezo? Mbibaze gutya, ari mu kihe cyerekezo? Ntarumva Yesu bamuvuga. Icya kabiri, ntiyagize amahirwe yo kwiga ngo wenda ngo ukore research wenyine. Uyu muntu we ari mu kihe cyerekezo cy'ubuzima bwo gukizwa? Ukuntu urakoze cyane. Umuntu utarumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubarubaje si we twamushira ki uganda arenganyijwe. Impamvu itorero ritaraza hano n'uyu munsi wa none ubona itorero riri mu kaga gakomeye ariko Yesu ataranalitwara si ikindi, n'uriya muntu nawe ko agomba kumenya. Amen, amen. Agomba kumenya kandi abwiwe nani, uko turamubwira isi ngubu yiteye imbere ku rwego rukomeye cyane. Ni ibihugu biki mu isi bitari kuri internet. Hari abantu bumva twagambiriye twavuze imbere ariko biyengagije, bagashaka no kumva ariko kandi barumvishije kubera yuko bapfundikiye amatwi barahesije, ntibashaka no kumva Yesu. Abo tubajaho uyu muntu utaranamwumva we abari si mwinshi cyane kuri none kumpamvu, kuko urebye icyerekezo cy'itorero yaje isi irimo iragana ku musozo. Dushingiye ku bihe ko biri bivuga isi irasa n'iyigana umusozo. Kristo arashobora kuba ari hafi cyane, ari hafi nako si ukuvuga ngo barashobora, ari hafi kuko ijambo rivuga. Uyu muntu utarumva namba niwe Yesu ategereje ngo azaje kwika mu kirere cyo guhamagara abera yumvishije, yirengagize cyangwa se afata umwanzuro wo kumwanzura. Ariko simpamya ko Yesu ashobora kumujana atarumva. Kandi niba hari uwapfuye atarahabyumva iryo zina, afite urubanza rw'ubundi tumutindeho kuko Imana ifite yagenye imanza zizakirwa abantu bose bishingiye ku buzima bw'uko ibazi neza izina aho bavuye nuko bari bayeho. Birumvikanye. Kandi izi puruso ziri ari naho mbonera ijambo rikomeye ryo kubwira abavuga butumwa turi bagenzi banje, dufite akazi, turashafite akazi. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Kandi you are part of them. Nta muntu n'umwe utemerewe gufata umwanya ngo avuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo.
uko Imana yadizayininze byose. Twese yaduhaye ijambo, ururimi ufite imbaraga zo kuvuga. Vuga, umuntu akumva cyangwa ntakumve, ariko wavuze wicece. Don't keep secret. Tukayishi ikindi Imana yaguhaye wamenye ngo ubwishe, ubwiriza zo kubwira mugenzi wawe. Fata umwanya, ufite umuvandimwe, abavuga bati mwani mukanguke. Mwisinzire ikisigiye cyo gusinzira, nimba uzi ko ufite calling yo kuvugira Imana, uvuga ubutumwa bwiza. Wake up. Byuka, ukora umuntu hakiri kare, Kristo aragutegereje. Amen. Aho no kubaza akabazo kerekeye n'ubundi abavuga ubutumwa. Uko bavuga ubutumwa n'abavuga ubutumwa cyangwa n'ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko kenshi dukunda kubibona mu nsengero zacu aho duteranira hatandukanye. Izina ry'urusengero ko ryaba ryitwa kose, habamo iyo department yitwa ngo ni department yivuga ubutumwa cyangwa bavuga ubutumwa. Abo bantu ugasanga n'abantu babifiteho inshingano cyangwa babifite mu nshingano binyuze mu muco wenda wo kuvuga ngo uyu muntu bamusize amavuta yo kuba ari iki, ari umuvuga ubutumwa. Kandi aho tubwiye ko ubutumwa ndagira ngo nubwo abantu bose rusange. None ku muntu utabikora kandi ari inshingano z'abantu rusange, uwo muntu ibura mu iki kandi atarabihawe mu rwego rw'umuco nkarura uburyo basengera umuntu akavuga ngo uyu munsi tukugize umuvuga ubutumwa ugiye kubwiriza hanze. Haleluya. Ubutumwa bivuga muri ministeri zitanu Yesu yavuze, Paulo yavuze nako harimo ministry of evangelism. Aba bari ordained basengewe, bari yabo ni ukuvuga ngo babihawe kubikora igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, mu mahoro no mu ntambara, mu rupfu no mu mahoro. Uriya muntu umuvuga ubutumwa Imana yabitoranyije ikabimushyiramo, akaba akanabihaye inshingano. Nta hantu na hamwe afitiye kuruhuka, akwiye kuvuga umwanya wose, ahantu hari hose, muri situwasiyo ye yose. Iwe nta mahoro afite. Ariko kandi twese Yesu yaduhaye kumenya, abamwe bose bakizera izina rye, bakamwakira nk'umwami n'umukiza wabo, bakava mu buzima bw'umwijima bakajya mu buzima bw'umuco, bakamenya ubwiza bw'aho bari n'aho bavuye. Uyu muntu ufite iri banga, ufite inkuru, ntakwiriye kwigira ibanga, akwiye kubimenyesha mugenzi we. Kandi kuvuga ntibisaba ko bigira impamvu, kuko twese ko yahaye kuvuga afite uburyo bwo kuvuga. Ukwiye kuvuga umwami Yesu, ntibisaba kuvuga amakuru menshi. Vuga gusa ngo hari umuntu wonanirwa kuvuga ngo Yesu yaraje, arapfa, arazuka, kandi azanwa no gupfira ibyaha byacu. Wari uzi ko iryo jambo ryonyine rifite imbaraga zo gukiza umunyabyaha, ryonyine gusa niba udashize irya kabiri. Yesu yaraje, arapfa, arazuka, kandi yicwa, apfira twebwe abanyabyaha. Ng'umwizera wese ngahawe ubuzima bwo kubaho, ahawe ubugingo bw'izima buhoraho. Iryo jambo sintekereza ko risaba gusa kuzavuga bari abantu basengeye. Ni umuntu wese wamenye umwami Yesu, Yesu yamuhaye kuvuga kuvuga Yesu. Wari uzi ko ushobora no kuvuga Yesu gusa, Yesu utari n'uwoge ugakiza umunyabyaha. Izina gusa Yesu. Haleluya. Yesu. Tari uvuga ngo ufite andi makuru ahambiriye kuri we, ariko waramwemeye muri wowe kandi aragutunze. Tufite n'imbaraga zo kuvuga Yesu zonyine birananiranye. Vuga Yesu, ugende wamamaza Yesu. Bifite icyo byubatse mu buzima bw'abamwe, bwaba bafite umugambi wo kumenya. Yego, sinzi ko bishobora kuri ariko ko byafasha abantu. Murakoze cyane, ndagira ngo tujye ku ntambwe yindi ya nyuma. Yego, cyangwa nyuma kubera ko n'umwanya urimo wirukanka. Iyo abantu barimo baganira ijambo ry'Imana, nibwira ko bafata umwanya muto, ariko kubera ko ntari byiza. Byiza. Yubaka ubuzima ubwo aribwo bwose. Yubaka ubuzima buri social life, ijambo ry'Imana rirabwubaka. Ubuzima buri spiritual, ijambo ry'Imana rirabwubaka. Economic, ijambo ry'Imana rirabwubaka. Nta department n'imwe ijambo ry'Imana rikoramo. Umuntu wabimenye akabyubakaho. Area yose yifuza kubona mu Imana ayibonamo. Imana yakoze sako yo kubuzima bwacu. Turi hagati muri yo. Haleluya. Tugoswe idufite. Tureka no kuvuga ngo tugoswe nayo. Idufite mu kiganza cyane. Kandi muri kiganza cya Yesu twicayemo. Muri byarari ndaravuga ngo ngizo tekinene byose. Biri muri Yesu. Ngo dushaka ubwami bwayo no gushaka kwayo. Ngo yarivugiye ngo byose igiye kubigira bishishe. Ubuzima bwose wifuza kubonamo Yesu, nimba uri mu kiganza cye ni busho.
amahoro, nta kunanirwa, nta kuba. Nicyo nabivuye kugira ngo Imana ibyo byose abantu bagenda babishima kubera ukuntu ari byiza, ariko kandi intego yacu ni gufata umwanya utarambiye abantu. Urufunguzo rwa nyuma tuganira ni ukubaho ubuzima bw'umuco. Twagumye kubivuga muri tubitinda. Be the light, umuco. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo muri umuco w'isi. Haleluya. Muri umuco w'isi. Kandi abantu biga umuco ntuzubana n'umwijima. Iyo umuco ugeze ahantu umwijima uvaho, urahunga. Iyo umuco umuritsemo umaze imyaka myinshi, umaze imyaka mikeya, igihe cyose umwijima waba umaze ku buzima bw'umuntu. Iyo umuco uje ukinjira muri we, umwijima urahunga, umuntu akaba musha. Yesu abwira abigishwa rero, arababwira ngo ni mwe muco w'isi. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kuba umuco. Kandi abayishima rivuga ngo muje ku isi yose mumurikire abantu bari mu mwijima, mugende ku isi yose mumurikire abantu bari mu mwijima. Bivuga iki? Kwizera k'umuntu iyo kubayeho ubuzima bw'ijambo ry'Imana, kukabaho ubuzima bwo kuba mu muco, kwizera ko tuzakubaka neza, kuko nta muntu wuzuye umuco wabura kwizera. Umuco ni Imana, niyo muco, kandi yatwise ngo twe umuco w'isi. Bivuga iki? Yafashe ubuzima bwayo iwushira muri twe, niyo muri twe. Pawulo nawe yavuze neza, yaravuze ngo sinje muri twe, ngo ni Kristo muri twe. Bivuga iki? Sinje ufite imbaraga zo kumurika. Iyo nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye, Yesu araza akaba muri jewe, akaba ari umuco. Yariho jewe ndiho Kristo. Ni Kristo muri jewe. Nimba ngenda ni Yesu umugenda, nimba mvuze ni Yesu umuvuga, nimba mvuze ni Yesu umukora. Bivuga iki? Kuba umuco ni ukugira Imana muri wowe. Umwanditsi yaranditse ubutumwa bwiza bwa Mariko, aravuga ngo wavuga hejuru y'umuco, akavuga ko mu minota mikeya, ibice 11 umurongo wa 75, igice cya 11 umurongo wa 25, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko. Haravuga ngo kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Uwo ni wo muco gashaka kuvuga. Kuba ubuzima bw'umuco ni ubuzima. Nimba hari umuntu wabagiriye nabi, mwebwe mukaba muhagaze muri muje gusenga, mubanze mubabarire uwo muntu wabagiriye nabi. Waruswa ngosengana ubuzima bw'inziga mu mutima, akara gusenga cyangwa akabaho umuntu waho ubuzima afite uwo mupfuye uwo yishe mu mutima we. Hakabaho umuntu akabaho yemera Imana ariko adashobora kubwira mugenzi we ibanga ryo kumenya Imana kubera ko mwana. Hakabaho umuntu akaba yemenya Imana ariko ntiyifuza ko mugenzi we amenya ry'abantu kubera iki? Arifite ibyo bapfa, cyangwa se afite ubundi buzima mubona bakavuga kama mbaya mureke. Ubwo si bwo buzima bwo kumuco. Umuco iyo ugeze ahantu hari umwijima uzushira. Nimba umuntu abayeho ubuzima bwo kumenya Imana, akwiriye gutunga kubabarira muri we, akwiriye gutunga urukundo muri we, akwiriye kubaho ubuzima bunaniye abapagani. Nimba tubayeho ubuzima abapagani babayeho, tatandukana ryacu nabo. Mu yandi magambo gerageza nje ko ndabyumvaho, ariko kandi kuragera ko narishatse nifuje ko wakingurira neza umuryango kugira ngo tubisobanukirwe uyu muco. Kuko urabona urugero rwo mu nzu, iyo umuntu agiye kwatsa itara kugira ngo rimurikire abantu, hariho aho kanda itara ritanga, abantu bakabona itara ryatse bakabona kubona umuco. None uyu muco Bibiliya bitubwira ni umuco umeze gute? Naho ni ukuza ugakanda nyine uwo muco ukaka gutya ku itara, cyangwa hari ubundi buzima umuntu akwiriye kubaho bumurika? Icyo kumenya. Haleluya. Yesu yarabivuze neza. Yesu yaravuze ngo umuco w'isi muri Matayo ibice 5:14, muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kuhisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze so mu ijuru. Umuco ushaka kuvuga niki? Ni ukubaho imirimo yubaha Yesu, ni ukubaho imirimo myiza, ni ukwera imbuto z'abakiranutsi.
no kuba ubuzima bugengwa n'ijambo ry'Imana. Niba ijambo rivuga tugatukana nyine ko. Niba ijambo rivuga ngo tukibe. Niba rivuga tugasambana, tukice. Uko niko kuba ubuzima bw'umuco. Kandi ukabikora hahandi abandi babikorera. Hajya bicaye bose bahwereye bananiwe kujuka kubera ko hari imbaraga zawe zikamye z'ibyaha barimo bakora. Wewe uhatuye utari mubikora kandi tuwuceceke gusa. Vuga. Hari nacyo twebwe abavuga ubutumwa duhawe kuvuga. Vuga ubwire abantu ibibi by'ibyaha. Kandi ubwire ko hari umucunguzi wakinguye abo bantu mu byaha. Ubwo bubata bw'ibyaha ubukure mu bantu ukoresheje ijambo ryo kuvuga no kubaho bwa buzima bo babona butandukanye ubwabo. Kwatsa switch y'umuco Yesu yavuze nuko imbuto z'ibintu byiza. Akabazo nabazaho ngaho, none se urugero dufite abantu mu matorero yacu atandukanye cyangwa abakristo rusange, harimo abavugabutumwa, harimo abapastori, harimo abakristo rusange, ariko ugasanga abo bantu ni abantu bafite ijambo wenda kubw'ubutumwa bwiza, ariko kandi ubwo butumwa bwiza babwiriza bwa Yesu Kristo babwitirirwa batamurikira abantu. Ese kuko ubwo butumwa bwiza kandi kuko iyo bavuga baba bavuga nyine Yesu, ariko si uyu muntu wavuga Yesu ariko yagaruka kandi nyuma Yesu yatuje gusambana, tuje kwiba, ariko uyu muntu aramara kumutubwira turamusanga mu ndaya, aramara kumutubwira araje kwiba, aramara kumutubwira aje no mu bindi zitashobora kumenya ajya akorera mu ibanga. Ese uyu muntu koko ni umuvugabutumwa mwiza? Uyu muntu umuco umurika? Haleluya. Amen. Haleluya. Nta kibazo nje gufiteho. Yesu nta kintu atavuze. Uyu muntu wereka abantu inzira yo kuja ku mugingo. Ariko iwe abihakanishije akora. Ariko ababwiye bakaba bagenda. Jewe nta mahoro. Urubanza ruri kuri we. Ariko abayabwiye ubutumwa bwiza kandi yeretse inzira nziza bazogera. Kandi bazogerayo neza cyane. Nta kibazo bafite. Uyu nguyu bivuga watari bwo buzima bayo. Yesu zamubwira ngo sinigeze kumenya. Niba abana Yesu yavuze ngo ni mwumve imbere mpamvu z'ibimwe sinigeze kumenya. Ngo bamubwire ngo siko twebwe twaravuga ubutumwa bakuvugiye ko twarabapasiteri twari kutiyobora umurimo wawe ko haleluya. Bamubwira ngo mwumve imbere sinigeze kumenya. Abo ngabo bafite abantu benshi binjije mu bwami. Nuko barabinjizayo ariko bo ntibazinjirayo. Yesu ntazigera ashorera umuntu uko yamuvuze atabayeho ubuzima bwe. Wari ko hari impamvu nyinshi zituma mvuga Yesu cyane atari inyungu z'ubwami, ari inyungu zanje ku giti cyane. Kuko Yesu ni izina riri social, ni izina rikomeye umuntu avuga wese dateye isoni n'abamwumva bakabona mwegera akagira icyo basoromaho kubw'inyungu ze. Kubw'inyungu ze akagira icyo bakuraho ariko atari inyungu z'ubwami. Agakoresha izina rya Yesu kuko azi ko Yesu ubu nyine nije imbere abakobwa ati nyakubahwa perezida w'igihugu yakuntumyeho yabambye ati ejo muzikabe mwese hari ibyiza muzabona kandi byatu, ariko ndabizi ko nibaza ahandi mfite icyo nshaka ko bakora. Wari uzi ko abantu bose bashobora kwirukanka gusa nuko rya zina rivuzwe ari iry'umuyobozi, ari n'iry'umuntu bashaka kuja kumva n'icyo bashaka kumukuraho. Yesu abantu benshi baramufata ariko bafite umugambi, bafite impamvu zo kugira ngo bagire icyo bamukuraho, bakura kuri babandi barimo bamubwira. Abo Yesu ntabazi no mu gitabo cy'ubugingo banditsemo, kandi abo babwiwe ubutumwa bwiza iyo bakabwizera bazahuka mu mugambi w'Imana. Aba bavuzeho ntibanazwi nijoro n'igitabo ahantu banditse ibitabo amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo yanditsemo, kandi ko barakora umurimo ino abantu ko barebera ko barazamuka aricyo bazusikarira. Niba inyungu baba bikoreshwa nazo ari izabo atari iz'ubwami, ariko kandi niba ari iz'ubwami ni amahoro Yesu tuzosohora nayo twese. Ikintu kizima ni iki? Umuntu azavuga ibyo yabaye ejo, umuntu azayirinda kuvuga ubuzima adatuyemo, umuntu abwira abantu kugira neza akigira nabi, umuntu abwira abantu kubaha Imana atayubaha, umuntu abwira abantu kwirinda ubusambanyi gisambana, umuntu abwira abantu kwirinda kwiba kikiba, umuntu abwira abantu ibi byose rero by'ubuzima bw'akajagari. Niba ubwira abantu kutabikora wowe ukabikora
uri umuvugabutumwa w'indamu ariko kandi amahirwe akomeye uyu muntu waho mwumva namara kubahiriza ibyo arimo avuga niba nta rubanza afite imbere y'Imana umuntu uko tuzoje imbere y'Imana tuzona kuvuga ngo runaka niwe wanzanye kwakira Yesu niwe muyoboro utujyana neza akatugeza ku Mana ubu niwe tuzirata imbere y'Imana tuvuga ati iyo ataje kuba Yesu sinari kuba ndi hano ariko sinzovuga ngo iyo ataje kuba John oya nzovuga ngo iyo ataje kuba amaraso ya Yesu sinari kuba ndi hano rwose ariko amaraso ya Yesu niyo yatumye ngera hano imbere y'Imana murakoze cyane nshuti bavandimwe ndumva nabyo turishoje tube umuco tuba umuco kandi tumurikire mu mwijima igihe niki umwanya n'uyu nawe uri hose naho ngaho nta handi hantu ufite kuba harezaho ukwiriye kwerekaniramo Yesu habe hari ahantu hari intambara babe badashaka kujumva vuga wige kumenya uburyo ushobora gukoresha stile z'ubwenge Imana yatanze mu bantu ariko twamaze ubwami bw'Imana aho turi hose ndabashimiye cyane ijambo ry'Imana rifashe kandi tuganze amen amen urakoze cyane vuga ubutumwa byishimo Imana igumugisha mwinshi by'ukuri nubwo natwe twari turi aha dusa n'abarimo bumva ariko turafashijwe cyane amen amen rero Imana igumugisha kandi dukomeje kubanezerwa n'ubutaha ntitwatumira ntimukadutenguke nk'uko mwabikoze uyu munsi asante bavandimwe rero mwari mudukurikiranye Imana ibaduhera umugisha mwinshi n'ubundi ntitwibagiwe kubasaba inkunga yanyu buri munsi muhora muduha mukore subscribe share like comment ibibazo byose mwaba mufite byerekeye iki kiganiro dukoze rwose biremewe kukibaza hanyuma Imana ikomeza ikaduha umugisha ubutaha nitugirwa amahirwe yo kongera kumubona azabigarukaho ndabyizeye rero Imana ibamugisha kandi Imana ibafashe murakagira Imana amen